Mbanje kwasuza nizere ko meze neza dukomeje na gahunda yacu yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza. Nkuko mubibona imbere yanyu dufite interuro 5 ngiye kugenda nzisobanura, nimara kugenda nzisobanura turaza no kugenda tureba icyitwa opposite cyangwa se imbusane y'izi nteruro. Iyo tuvuze imbusane ni nko kuvuga wenda umumama, umupapa. Mbese imbusane sinzi ukuntu ndazi kubabwira imbusane kandewe nk'ikintu cy'imbusane nyine. Okay, inyangamugayo, inkundamugayo. Reka tubirebe. Iyi nteruro ya mbere iravuga ngo I am honest, bivuze ngo ndi inyangamugayo. I am honest, ndi inyangamugayo. No kuvuga ngo igihe cyose uzajya uri kumwe n'abantu cyangwa akakoze se amakuru umeze gute, ese uri umwizerwa ku buryo twaguha aka kazi, cyo wabwira ngo yes, yego, I am honest, yego ndi inyangamugayo. Yego. Noneho ku bantu mushaka kuza kureba uburyo tuvuga ngo ndi inkundamugayo, mukomeze murebe iri somo kuva ritangiye kugeza risoje. So tujye ku nteruro ya kabiri. Ku mwanya wa kabiri handitse ngo I am kind. I am kind, ndi umugwaneza. I am kind, ndi umugwaneza. Hanyuma ku mwanya wa gatatu haranditse ngo I am genius, ndi umuhanga. Ariko ntabwo genius ari umuhanga. Genius ni initi. Wa muntu aba ari umuhanga ku rwego rwo hejuru ku buryo ashobora nko kujya kwiga mu wa mbere primaire akabona wenda akiri umwana, akabona ibintu babigisha arabizi. Bamushyira mu wa kabiri akabona ibyo babigisha arabizi. Bamushyira mu wa gatatu akabona naho ibyo babwigisha arabizi. Kandi atarabyize ahubwo bagatamujyana nko mu wa gatandatu primaire bagenda bamutarutsa. Uwo muntu aba ari genius. Iyo uvuze ngo I am genius, uvuze ngo ndi initi, ubu uri umuhanga wo mu rwego rwo hejuru. Abo bantu bavuka nka rimwe mu myaka nk'ijana mugani wabo ndi. So ku mwanya wa kane dufite interuro ivuga ngo I am innocent. I am innocent, ndi inzirakarengane. I am innocent, ndi inzirakarengane. I am innocent, ndi inzirakarengane. Uramutse uri nko mu rukiko bari kugushinja ibyaha bitari byo bavuga ngo I am innocent, ndi inzirakarengane. Uramutse uri nko mu kazi habuze ibintu bari kubigushinja, ushobora kuvuga ngo I am innocent, ndi inzirakarengane. Iyi nteruro ya gatanu iravuga ngo I am older. I am older, ndashaje cyangwa ndakuze. I am older, ndakuze. I am older, ndakuze. Tuvuge nk'umuntu kumwe akubwira ibintu akavuga ati ntuzabivuge, asa nko kubwira uti nyine bigira ibanga, ushaka gutumbwira uti I am older, ndakuze. Urukeka ibyo bintu nabikora, ni nk'ubwo buryo bivuzemo I am older. Ego. Noneho tujye kugenda tureba ese ko tuvuga ngo I am ndi, ni gute twavuga ngo wowe uri inyangamugayo? Ni gute twareba ngo wowe uri umugira neza? Kuko akenshi ntabwo abantu dukunze kwivuga ibikorwa bakunze kugira ute kubituvugaho. Ariko mbere ko tujya muri ibyo byose, so ndashaka kuvugana nawe ushaka kugura igitabo cyagufasha kumenya icyongereza mu minsi 30. Dore ko iki gitabo kirimo ibibazo 200 byifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Harimo uburyo bisubiza, wemeza ndetse unahakana. Ibyo byose bisemuye mu Kinyarwanda. Icyo gitabo kigura 6 kikakugeraho aho uri hose, free delivery. Hamagara iyi nimero 0729 94 01 229 0729 94 01 229. Noneho ndashaka no kuvugana nawe utangiye kwiga icyongereza vuba, ushaka kugura noneho igitabo cyagufasha kumenya gusoma icyongereza. Cyo kigura 10,000, wishyura kikugezeho 0729 01 229. Iyi niyo nimero yonyine yabafasha. Muyandike vuba kugira ngo dukomeze. 0729 01 229. So turakomeje rero. Noneho iyo uvuze ngo I am honest, bivuze ngo ndi inyangamugayo. Ni gute wavuga ngo wowe uri inyangamugayo? Uravuga ngo wowe are honest, wowe uri inyangamugayo. Wowe uri inyangamugayo. Mbese kurata undi muntu ibikorwa apana kwirata ibikorwa. Ni gute noneho twavuga ngo wowe uri umugwaneza? Nta kindi turavuga ngo wowe you are honest. Wowe uri iki? You are kind. You are kind.
uri umugwaneza. Wowe uri umugwaneza. You are kind. Wowe uri umugwaneza. I am genius. Ndi initi. Ni gute twavuga ngo wowe uri initi? Twavuga ngo you are genius. Wowe uri initi. Ni gute noneho twavuga ngo wowe uri inzirakarengane? Twavuga ngo you are innocent. Bisanzwe. You are innocent. Wowe uri inzirakarengane. Nk'umuntu nyine igihe yaba ari kuzira ibyo atazi, ushobora kumubwira to uri inzirakarengane. Ni gute twavuga ngo wowe uri mukuru? Twavuga ngo you are older. Wowe uri mukuru bisanzwe. Nuko ngiye tuvuze ngo I am honest, tuba tuvuze ngo njyewe ndi inyangamugayo. Twavuga ngo you are honest, tukaba tuvuze ngo wowe uri inyangamugayo. Iyo mvuze ngo kuri kabiri I am kind, bivuze ngo ndi umugwaneza. Iyo tuvuze ngo you are kind, tuba tuvuze ngo wowe uri umugwaneza. Kuri gatatu iyo mvuze ngo I am genius, ndi initi cyangwa se umuhanga cyane, tukavuga ngo you are genius, tuba tuvuze ngo wowe uri umuhanga cyangwa uri initi. Kuri kane iyo mvuze ngo I am innocent, mba nivuze njyewe ndi inzirakarengane. Iyo mvuze ngo you are innocent, mba nkuvuze wowe uri inzirakarengane. Kuri gatanu iyo tuvuze ngo I am older, ndakuze, iyo tuvuze ngo you are older, tuba tuvuze ngo wowe urakuze. Yego. Noneho tugeze muri wa mwanya wo kureba imbusane z'ibi bintu bisanzwe. Imbusane nyine nabwiye ko imbusane ari ukuvuga ngo inyangamugayo, inkundamugayo, umugwaneza, umugwanabi, initi, injiji, inzirakarengane, umunyabyaha, umuntu ukuze, umuntu mutoya. So turahera kuri honest. Yo honest, ndi inyangamugayo. Tugiye kuvuga ngo ndi inkundamugayo. Tukavuga ngo I am dishonest. Ahangaha uvuze ngo njyewe ndi inkundamugayo. Kimwe no kubwira umuntu ngo you are dishonest, waba umubwira ati wowe uri inkundamugayo. I am dishonest. Ndi iki? Ndi inkundamugayo. Reka tuze tuvuge ngo noneho ndi umugwanabi. Turavuga ngo I am mean. Ubwo mean ni imbusane ya kandi. Uvuze ngo I am mean, uvuze ngo ndi umugwanabi. Ntago twabasha kubana. Ndi umugwanabi. Reka none twivugira ngo wowe uri umugwanabi. Twavuga ngo you are mean. Wowe uri umugwanabi kabisa. Genius. Reka tuvuge ngo none ndi injiji. Opposite ya genius ni ukuba foolish. I am foolish, ndi igicucu kabisa. Uvuze ngo I am foolish, wavuze ati ndi igicucu kabisa. Nta kintu, nta mari ndimo. I am foolish. So tuvuge ngo ndi umunyabyaha kirampama, wavuga ngo I am guilty. I am guilty, ndi umunyabyaha kirampama. Kuko uvuze ngo I am innocent, uvuze ngo ndi inzirakarengane. Ako uvuze ngo I am guilty, uvuze ngo kirampama kirampama. I am guilty, kirampama. So reka tuvuge ngo ndi mutoya. Avuga ngo I am young. Uvuze I am young, wavuze ngo njyewe ndi mutoya. I am young, ndacyari mutoya. So nuko dore ngayo nguko. So reka mvugane n'abantu bashaka kwiga icyongereza biri private. Dufite programme dusigaye twigishamo amezi 2, ku buryo amezi 2 umenye kuvuga, kwandika ndetse no gusoma ururimi rw'icyongereza. Iyo programme rero uburyo iteye, umuntu yiga amezi 2, akiga kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu kuri video call, tukiga neza ku buryo amenya kuvuga icyongereza, akishyura amadolari 100 mu gihe cy'amezi 2. Kwishyura amadolari 100 gusa mu gihe cy'amezi 2, nta kindi giciro wishyura. Ubwo ni amadolari 50 ku kwezi. Abantu bari interested ushobora kutwandikira kuri 072 94 01 22 9 bisanzwe. Yego, mwibuke gukora subscribe. Turabakunda. Ciao ciao.